ntabwo nyine nkunze gusaba Imana cyane kuko urumva hari igihe umuntu aba afite utwaha rimwe na rimwe ashobora gukora. Rero abantu benshi bakunze gusenga Imana iyo bari mu bibazo, yego, bagiye kuyifera nyine bayisabe. Akumwe tugira inshuti zikwibuka ari uko ziri mu bibazo akavuga ati gira gutya n'urugero. yego. Rero kwibuka Imana ari uko ubona waraburije wari umaze igihe utayibuka, ukahita ujya nayo kuyisaba ngo igukure mu bibazo ugezemo, utaruherutse no kuyikorera utuntu twiza cyangwa kuyisenga, mbona ari uburyarya nyine. Wowe akenshi usenga ubwira Imana ati asante. Ni za sante nyinshi cyane. Okay. Kuko ngiye nigeze kuyisaba ibintu kera. Ikintu kimwe nigeze kuyisaba kimwe gikubiramo ibintu byinshi kuko nacyo cyari gikumiyemo ibintu byinshi. Icyo kintu nayisabye nayiteye imibare nka yindi ya Salomo. Salomo buriya nawe ajya ku buyobozi yari umwana ngo yari afite imyaka nimba ari 20, yari umupeti. Menya ari no munsi yawe barokore ntibaze kuvuga ngo nabeshya imyaka, ariko yari igipeti. Abona rero igihugu kukiyobora n'insazi. Imana iramubwira ati ngagira akantu nyisabira. Ayitera imibare urumva ko yarasanzwe ariko n'ubundi afite ubwenge. Ayitera imibare nka ya mibare cya gisambo cyatereye Yesu ku musaraba kigahita kimwiba ijuru. Yesu nawe bagiye ahantu hatibwa rega ririya juru niryibwe. Yesu baramusikamiye nta basikama batabaho na Yesu ariko nawe yari abizi ko abajura barenze ku buryo yarebye mu bantu bose bari ku isi akavuga ati ninjya kugaruka sinzaza nk'umunyamakuru cyangwa umuperezida, reka njye nzizira nk'umujura. Nawe nuko ngo abajura nyine yari yarumiye uburyo bateguramo. Yego, nanjye nzaza nkabo kabisa. Niyo mpamvu bamwibye nijoro nyine ntabimenye ko umusaraba. Bari kumva ntuza Salomo nyine ahita yibwira Imana ngo nyihera ubwenge. Yego, ubwenge rero Imana ihita ibumuha, ariko n'Imana ihita ivuga ati iki gipeti kirarenze. Umuntu usabye ubwenge buzana bundi ubwenge bukubimo n'ibintu byose. Nta mukire w'umukene buri ujya upfa kubaho cyane, biragorana. Nta mukire udafite ubwenge ujya ubaho. Abakire bose bafite ubwenge, abenshi ubona ko bafite ubwenge, keretse babakire usanga yararazwe ibintu n'ababyeyi be bari bafite bamuraze, uzakomerezeho ukabona ni ibintu ari kugenderamo cyangwa se bamugejeje mu myanya runaka n'ibiki, ariko ingagari nyinshi ziba zifite ubwenge. none ushatse kuvuga ko abakene nta bwenge bagira? None se ukeka ko njye nawe impamvu dukennye ari iyi? Ntabwo tete vide se urabona urusha ubwenge Coach Gaël. Simungana mu myaka. Oya nanone gereranije ni umusaza wakoze siporo.